uyu munsi tugiye kuganira ku rwabya rwa marayika wa karindwi cyangwa se cyago cya marayika wa karindwi n'ubuhanuzi bwacyo uburyo buzasohora. Umurongo wa 17 watubwira ngo marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. Aho ushobora kwibaza ngo kuki marayika wa gatandatu yarusutse mu nyanja cyangwa se mu ruzi runini Ufurati, ariko kuki marayika wa karindwi arusutse mu kirere? Ushobora kwibaza ngo kuki rwasutswe mu kirere? Gusukwa mu kirere, iyo ntambara Yesu azayirwana ate? Ni izihe ntwaro azakoresha? Byahishwe 19:15 hatwereka intwaro Yesu azifashisha. Ngizi ni ebyiri. Bazabagaragiye itorero, akaba na Yesu uzaba uri imbere yabo ku ifarashi y'umweru, ngo nabo kandi bazaba bari ku mafarashi y'imyeru. Iyo tugeze aha tuhita twiga ikintu cyitwa ifarashi. Ubundi ifarashi mu buryo bwa gihanuzi isobanura iki? Ifarashi mu buryo bwa gihanuzi isobanura ibintu bitatu. Icyambere, kuki iyi farashi ari umweru? Impamvu ari umweru nuko iyi ntambara Yesu azarwana, ni ukuvuga ngo aho niho Imana izabije kurangiza neza intambara zose zagiye zibera mu isi. Niyo mpamvu marayika wa karindwi asutse urwabya rwe mu kirere, ngo ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe. Urusengero ruvuzwe ni bwa buturo bwera Imana ibamo, bushushanywa na bwa bundi bwabaga mu isi muri Isiraheli. Noneho ngo ijwi ryavugiye muri urwo rusengero riti birarangiye. Ngo rimaze kuvuga ngo birarangiye, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Ibi byose birashushanya iriya ntambara izabiri kubera hari. Urumva n'ishura gatatu Yesu azaba arwanishije urubura mu gutabara ishyanga rya Isiraheli. Bwa mbere ni muri Egiputa, bwa kabiri ni ukurwanya abami 5 b'Abamori, bwa gatatu ni hariya mu ntambara izabera hitwa Megiddo cyangwa se mu kibaya cya Harimagedoni. Nanone nibwo azamanura urubura ategekesheje inkota yo mu kanwa kariyo jambo rye, hanyuma urubura rumanuke rubahondagura. Ubu tugiye kureba noneho rero uburemere bwa runo rubura. Ibirwa byose birahonga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago urubura gituma abantu batoka Imana ko icyago cyarwo gikomeye cyane. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha bashyizwe ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yakumwe n'amazuku ari bazima. Kandi batubwiye ko itaranto ifite urugero rw'uburemere bw'ibiro 25, ubwo hazaza hamanuka amabuye afite ibiro 25 ibuye rimwe, noneho bihondagure ba bantu bibahondagurira muri kiriya kibaya cy'Imegiddo cyangwa se Harimagedoni. Tekereza ibiro 25 bimanutse bikakubita ku mutwe w'umuntu. Ifarashi ni inyamaswa ndende. None niba aya maraso azabagera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi, murumva aya maraso azabangana, murumva abantu bazapfa bagwa muri iki kibaya cy'Imegiddo. Noneho mu burebure batubwiye ko azatemba akagiza stadiyo 1600, hanyuma stadiyo bakatubwira ko ari metero 200. Turafata rero metero 200 dukuba 1600, turebe mu murambararo aya maraso azagera. Azatemba agere muri kilometero 1320. Byahishwe 19:17 haratubwira ngo mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi rirenga, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya by'Imana bagaburira, murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Ubwo nibwo isi yose izamurikirwa n'ubwiza bwe. Kandi ubwoko bw'Abisirayeli uwo munsi nibwo buzamenya ko ari we Mesiya biyiciye, ubwo bazitegereza inkovu z'ikamba ry'amahwa bamwambitse ku mutwe we, n'imbereri z'imyobo iri mu biganza bye no ku birenge, n'icumu bamuteye mu rubavu. Bazaboroga babonye umucunguzi w'abari mu isi bose, ubwo azaza ashagawe n'itorero rye ndetse n'ibicu by'abamarayika benshi. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Amahoro kuri wowe nshuti mwene data kandi mukundwa wo kurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana kubwa muri byose, kandi Imana guhera umugisha mu byo ukora. Reka duhumurize abantu mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, muri mu bibazo, mu mibabaro, ibintu bibagoye, tubabwira ngo ntimwicogora, mukomeze kwiringira Yesu kuko ari we gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Niba ubabaye, ahari kurira kwarari umuntu nijoro, ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Nta gahora gahanze, kandi umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Umubwiriza igice cya 3 haravuga ngo igihe cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kura n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo guhinga n'igihe cyo kurumbya, hari igihe cyo guhobera no kwirinda guhoberana. Mbega buri kintu cyose gifite umwanya wacyo. Rero komera, ibibazo urimo se ko bizahora,
kubamutegereza bose komeza wiringira umwami kuko ashobora byose. Amazina nkuko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingeneye, nkaba ndi missionnaire imbata umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana kuko yongeye kuduha akanya kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ikiganiro cyacu nkuko dukomeje ni intambara ya Harimagedon. Tugiye kwiga noneho intambara, iyi ntambara uko izaba imeze, intwaro zizifashishwa, Yesu ari kurwana ndetse amaraso azameneka muri iyi ntambara, n'iherezo rya Antikristo n'inyamaswa y'umuryango w'abibumbye n'abawurimo bose, ndetse no kureba Satani ibyo uko bizagenda. Reka dusenge kugira ngo Imana ituyobore muri kino kiganiro. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, data wa twese mwize ntwari mu ntambara, byiringiro bizima, mbaraga z'abera, buhungiro bwacu, utuma tubaho, tuma duhumeka. Uyu mwanya twongeye kukurarika kugira ngo bane natwe mu kiganiro, kandi ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bufasha umuntu wari we wese. Reka uhire imirimo y'amaboko ya buri muntu wese, kandi ijambo ryawe rigire imbaraga mu mitima yacu, riduhindure. Uryumvise nonaha ugiye kubana natwe mu kiganiro, ndetse n'undi uzagikurikira mu myaka iri imbere, kizamugira umumaro. Ndagushimira ko mvishe gusenga, byambaje nize mu izina rya Yesu, amen. Reka ngusabe wowe ubanye natwe akanya kugira ngo ikiganiro gitangire kandi ukirangize. Ni byiza ko utangira ikiganiro ukakirangiza, nibwo wumva message neza kandi ikakugira umumaro. Turagarutse rero mu gitabo cyacu Kuri Nahishwe. Nkuko bisanzwe iki ni cya gitabo Kuri Nahishwe, igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology, inyigisho z'ibihe by'imperuka, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, inyigisho zo gusozera kw'isi. Kikaba kigizwe n'ingingo zigeze muri 12, harimo kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, kuko Yesu azagaruka aje gutwara itorero. Ingingo ya kabiri, imikorere ya Antikristo mu bitatu, igihe cya mbere uko yakoze, igihe cya kabiri uko ari gukora, n'icya gatatu uko azakora. Ingingo ya gatatu, gupimirwa imirimo kw'itorero. Ingingo ya kane, ubukwe bw'umwana w'intama cyangwa se intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Ingingo ya gatanu, intambara ya Harimagedoni. Ingingo ya gatandatu, ingoma y'imyaka 1000. Abantu benshi bafite confusion ku ngoma y'imyaka 1000 twagiye tubazwa n'abantu benshi. Hari n'abantu bagiye batwandikira cyane kuri WhatsApp, hari n'abandi banditse comment kuri channel ya AYALONI, bafite ibibazo byinshi ku ngoma y'imyaka 1000. Hari abashaka kumenya se ingoma y'imyaka 1000 izabera hehe. Hari bamwe bavuga ngo izabera mw'Ijuru, abo ni aba post millenariste. Hariho abadventiste bavuga ko ingoma y'imyaka 1000 izabera mw'Ijuru, ariko aba apremillenariste bakavuga ko izabera mw'isi. Ariko se Bibiliya ivuga ko ingoma izabera hehe? Turaje tubereka izabera kuko Bibiliya havuga. Cya kabiri nuko hari ababaza ngo none si ingoma y'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba bakiriho. Abo bafite confusion kuri icyo kintu. Ese tuzabana n'abanyabyaha? Abanyabyaha bazaba hari, cyo tuzakireba. Harabigeze batubaza ngo none se ngo abantu bazaba barya. Ibyo nabyo turashaka kubimenya, niba bazarya tuzabibereka, niba koko abantu bazaba barya muri ngoma y'imyaka 1000. Icya kane cyo kirasekeje, abantu bakitubajije byaradutangaje, bati none se abantu bazaba babasha kwinyaruka bakajya kwa nawe utumundi hariya mu buringanire twese duhuriramo. Ubwo turavuga aho abantu bajya kuruhukira, turavuga muri toilette. Abantu benshi rero babifitemo ikibazo, tuzabibigisha tugeze ku ngingo ya 6 y'ingoma y'imyaka 1000 muri kino gitabo Ukuri Nahishwe. Ingingo ya 7 rero ni intambara ya Gogi na Magogi, tuzayisobanura intambara. Ubwo iri mu gitabo Kuri Nahishwe. Ingingo ya 8 ni ukuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mw'Ijuru, ndetse n'ikaze rizahabwa n'ibizima n'abakuru n'Imana ndetse n'abamarayika. Yesu arigaragiye ari kumwe naryo rivuye muri iyi si rinesheje. Murebe namwe itorero rigeze mw'Ijuru risesekayeyo. Iyo ni ingingo ya 8. Ingingo ya 9 rero ni urubanza ku batuye isi, ku bazazuka ku muzuko wa kabiri, ndetse n'abazasangwa bariho b'abanyabyaha. Urwo rubanza ruzacibwa nande? Ese iherezo ryarwo ni irihe? Ibyo biri mu gitabo Kuri Nahishwe. Ingingo ya 10 ni ukwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya. Uyu murwa ni igitangaza kuwuvuga no kuwumva. Tuzabasobanura uyu murwa kuko ufite amazina menshi. Abahanuzi uko bagiye bawishurirwa, intumwa ko zagiye ziwishurirwa, bagiye bawita amazina atandukanye, na Yesu ukawita. Uko uyu murwa ufite amazina ageze nko mu 8, kandi uyu murwa utangira witwa ingobyi yo muri Edeni. None wagiye witwa andi mazina, tuzabigaragaza tubibereke. Biri mu gitabo Kuri Nahishwe n'uburyo iyi ngobyi ya Edeni
kuko yaje gukurwa mu isi mu gihe Imana yagiye kurimbura abantu bo mu gihe cya Nowa ubwo yarimbuzaga isi umwuzure. Iyi ngobyi nk'uko Imana yayimanuye yivanye mu ijuru ikayizana mu isi kugira ngo iyituzemo umuntu, kandi niyo yagomba kuba kapitali y'isi yose, niyo yari kuba umurwa mukuru w'isi yose. Nyuma rero Imana yisubiza mu ijuru. Uko iyi ngobyi ubundi uko mu ijuru hasa niko iyi ngobyi yasaga. Murumva ko Imana yakoze ikintu gikomeye. Umwana w'umuntu yagomba kuba ahantu hasa nk'uko mu ijuru hasa. Nyuma rero Imana yisubiza mu ijuru. Abahanuzi rero bagiye bayishurirwa mu buryo butandukanye, intumwa bakayivuga mu buryo butandukanye bitewe na message Imana ishaka guha abantu. Tuzawigisha uyu murwa rero, ni igitangaza kuzawinjiramo twongeye gusubirana ingobyi yacu Imana yari yaratugeneye. Ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera muri uwo murwa. Kizaba kirimo korale enye y'abanyamahanga, Abisiraheli, Imana Data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo, ndetse na korali y'abamarayika. Tuzaberekana n'indirimbo Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe bagaragaza abamarayika bazaririmba. Ingingo ya nyuma rero ni ubugingo bw'iteka ryose, aho dusobanura uburyo Yohana yabonye i Yerusalemu nshya, wa murwa nyine umanurwa ukava mu ijuru, itorero abera bawurimo, ukaza mu isi nshya Imana izaba yaremye, kuko iyi si izaba yakuweho n'inyanja itakiriho, ndetse n'iki kirere iri juru tubona hejuru yacu Bibiliya iryita ngo ni ikirere, ariko ugasanga siyanse ni sanzure, ni atmosfere. Mbega iki kizaba cyavuyeho ngo Imana yaremye irindi juru rishya, ikirere gishya, isi nshya. Hanyuma uriya murwa Yerusalemu nshya uzamanuka uje kuba ahantu hashyashya, kandi izarema n'inyanja nshya. Iyi nyanja tubona iri mu isi, murabizi ko isi igizwe n'amazi cyane 60% ni amazi, 40 ni ubutaka. Rero icyo gihe Imana izaba yaremye andi mazi, indi nyanja nshya, kuko ibiri mu isi byose byaranduye. Iyo ni ingingo rero ya nyuma 12 tuje kubaho iteka n'iteka ryose, aho tuzahora dutungwa n'igiti cy'ubugingo, kandi kikazaba cyera imbuto z'uburyo 12, kikera imbuto z'uburyo bumwe uko kwezi gutashye, kandi ngo ibibabi byacyo bikazaba ari byo gukiza amahanga. Iyo ni ingingo ya nyuma. Dusobanura ubwo buzima ukuntu uzaba bumeze, buzaba ari ubuzima bwiza. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ingingo yacu ya 5 ariyo Harimagedoni. Ubu tugiye kuganira noneho iyi ntambara ya Harimagedoni niyo tugiye kuvuga noneho iyo ariyo, uburyo izaba imeze. Turasoma mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Ubushize iki gice cyangwa se iyi mirongo igaragaza inzabye ebyiri zuzuye ibyago 7 by'imperuka zisukwa n'abamarayika 2, marayika wa 6 na marayika wa 7. Ubushize rero mu kiganiro cy'ubushize giheruka kibanziriza iki icyo twabahaye, twagaragazaga urwabya rwa 6 marayika yasutse mu ruzi runini Ufurati. Noneho Bibiliya igaragaza ibyahise bikurikiraho. Reka tubanze tubasome kugira ngo tubone uko tubyumva. Uyu munsi tugiye kuganira ku rwabya rwa marayika wa 7 cyangwa se cyago cya marayika wa 7 n'ubuhanuzi bwacyo uburyo buzasohora. Haratubwira ngo marayika wa 6 asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurati, amazi yarwo akamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibisa n'ibikeri, kuko ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ibateraniriza ahantu muri Heburayo hitwa Harimagedoni. Ubu buhanuzi burasohorera mu rwabya rwa 6, icyago cya marayika wa 6. Bavuze ibintu bigomba kubamo, ibitwara byiza. Ubushize twabonye ko yagisutse mu ruzi rwa Ufurati. Hanyuma Yohana agatabona mu kanwa k'inyamaswa, mu kanwa k'ikiyoka no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibisa n'ibikeri. Iyo myuka igakora ibitangaza yakoze ngo ni ugusanga abantu, abami bo mu isi, abaperezida, ngo ibahururiza kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, ariyo ntambara ya Harimagedoni. Ngubwo ubuhanuzi rero bwo mu cyago cya 6 uko bwagiye busohora, ibitwara byize. Noneho umurongo wa 17 kugeza 21 tugiye kureba noneho marayika wa 7 urwabya yasutse cyangwa icyago cya 7, ubuhanuzi bukivugwamo ubwaribwo. Umurongo wa 17 watubwira ngo marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere,
aho ushobora kwibaza ngo kuki marayika wa gatandatu yarusutse mu nyanja cyangwa se mu ruzi runini Ufurati, ariko kuki marayika wa karindwi arusutse mu kirere? Uhereye ku gice cya 16 umurongo wa mbere mu byahishuwe, ubona aba bamarayika babanjije bageze kuri batanu. Hari uwasutse urwabya rwe mu nyanja, hari uwarusutse mu migezi n'amasoko, hari uwarusutse ku butaka. Noneho marayika wa gatandatu tubonye ko yasutse urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, ariko wa karindwi we noneho atandukanye n'abo bose, ngo we yarusutse mu kirere, cyangwa se yasutse icyago cye mu kirere, cyangwa se urwabya rwe yarusutse mu kirere. Haratubwira ngo marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo nikigeze kubaho uhereho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngo yabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye cyane. Murumva urwabya rwa karindwi rusutswe mu kirere, ariko Yohana avuze ibintu bibaye mu isi, ni ibintu bikomeye. Ushobora kwibaza ngo uki rwasutswe mu kirere? Gusukwa mu kirere ni ukuvuga ngo Yohana yari avuye mu isi, iyerekwa rye rimukuye mu isi, noneho rigiye kumwereka ibizabera mu kirere. Kuba rusutswe mu kirere, Yohana ashatse kwerekana ariho Yesu azaturuka n'itorero rye. Nidutangira kwigisha ibyahishuwe neza, aha tuzabigisha mu buryo bucukumbuye ko twebwe icyo dushaka ni intambara ya Harimagedoni, niyo dushaka kwerekana uburyo izaba imeze. Ariko kuba rusutswe mu kirere, Yohana ashatse kwerekana ko itorero ariho rizaturuka, ndetse na Yesu. Turabibutsa ko tugiye gusohora igitabo cy'ibyahishuwe, noneho igitabo gisobanura ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ubwo mudufashe n'ushaka kudutera inkunga, dutera inkunga kugira ngo gisohoke vuba. Turabasaba bene data, kuko ni ukugira ngo dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza, abantu bumve, bahishurirwe, bamenye icyo birivuga. Ni ukuvuga ngo rero iki cyago cya marayika wa karindwi kirasohoza ubuhanuzi burebana n'intambara izabera i Megiddo cyangwa izabera Harimagedoni. Kiragaragaza iyi ntambara iyo ariyo. Aha turi bujonjeremo ikintu kimwe muri ubu buhanuzi, kuko niho hagaragaza intwaro Yesu azifashisha muri iyi ntambara izabera i Megiddo cyangwa se Harimagedoni. Twibazaga ibintu bigeze kuri 4. Icya mbere, Yesu naza kurwana intambara azahagararahe? Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko azakanagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayono. Ntabwo ari mu kirere azakandagira ku isi, kandi uruhande azaba arimo ni ku musozi wa Elayono. Twarabibonye aho Zekariya bivuze mu gice 12 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4, batubwira ngo kandi Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko ajyaga arwana mu ntambara, ngo uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Ngo umusozi wa Elayono uzasadukamo kabiri, uzacikamo igikombe kinini cyane, ngo igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kigikazi, ikindi kizagikuse. Urumva rero Yesu akambere nuko tubonye aho azahagarara aje kurwana iyo ntambara, azakanagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayono. Icya kabiri tugiye kujyaho n'ikibazo ngo ni iyihe ntwaro azifashisha mu kurwana iyi ntambara. Iyi ntwaro rero tugiye kuzireba, kuko twaribajije ngo ese ni bomba atomike, ni katiwusha, ni semuji, ni mashinigani, ni karachinikofi, ni burende, ni indege z'intambara, ni rokobuta? Azifashisha iyihe ntwaro mu kurwana n'aya mahanga yose n'izi ngabo z'ibihangange zaba zikoraniye muri iki kibaya cy'i Megiddo cyangwa se ahantu hitwa Harimagedoni? Intwaro turayisanga mu byahishuwe 16 kuva ku murongo wa 20 na 21. Mbere yuko twinjira aho rero, reka dusome ibyahishuriwe Yohana. Ubushize mu kiganiro twabonye ko Yohana yamubonye neza, none agarutse kuko aturutse mu kirere, aturutse ku bicu, kandi akagarukana n'itorero rye. Mu gihe Enoke wa karindwi uturutse kuri Adamu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya
cya gatanu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Enoke wa karindwi, ubwo nukuvuga ngo guturuka ku gisekuruza cyo kuri Adamu undi wajyanywe mu ijuru adapfuye. Uyu Enoke wa karindwi niwe wahanuye avuga ko Yesu azagarukana n'abera inzovu. Baze namwe iyo myaka yose Yesu yabivugiyemo uburyo ngo yabonye Uwiteka agarukana n'abera inzovu. Yohana noneho mu gice cya 1 umurongo wa 7 aravuga ngo azazana n'ibicu. Ariko noneho mu byahishwe 19 ari naho tugiye gusoma, Yohana arabisobanura neza ko yabonye Yesu agarukana n'abera n'itorero rye ndetse n'abamarayika ngo ababona ku mafarashi y'imyeru bambaye imyenda myiza yera y'ibitare, kugira ngo Yohana asobanure koko ko ari Yesu uzabugarutse. Nkuko tubonye ko mu byahishwe 16 umurongo wa 17 marayika wa 7 yasutse urwabye rwe mu kirere, ijwi rikavugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Ni ukugaragaza ko Yesu azaba aturutse mu kirere, niyo mpamvu urwabye ngo rwasutswe mu kirere. Noneho Yohana ashaka kugaragaza ko ari Yesu uzabuje. Yamuvuzeho ibintu 9 ubushize twabivuze, ariko reka twongere tubivuge. Yavuze ko ari ukuri, icya kabiri ni uwo kwizerwa, icya gatatu aca imanza zitabera, icya kane arwana intambara zikwiriye, icya gatanu amaso ye ni ibirimi by'umuriro, icya gatandatu ku mutwe afite ibisingo byinshi, ibisingo ni amakamba, icya karindwi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine, icya munani yambaye umwenda wunitswe mu maraso, icya 9 kandi yitwa jambo ry'Imana. Byahishwe 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Iki gice kitwereka uko Yesu azarwana iyi ntambara nabo bazarwana, abami bo mu isi n'ingabo zabo ndetse n'inyamaswa, abo nibo Yesu azarwana nabo. Iyo ntambara Yesu azayirwana ate? Ni izihe ntwaro azakoresha? Byahishwe 19 umurongo wa 15 hatwereka intwaro Yesu azifashisha. Ngizi ni ebyiri. Byahishwe 19 umurongo wa 15. Intwaro ya mbere ngo ni inkota yo mu kanwa ke, ariyo jambo rye. Intwaro ya kabiri ni urubura. Urubura rwo turusanga mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 20 na 21. Ni ukuvuga ngo Yesu azategekesha ijambo rye, ategeka urubura rumanuke. Tugiye kureba uko bizagenda rero. Yesu ubwo azaba agarukanye n'itorero rye ku nshuro ya kabiri, azaba ahuruye aje kurwana n'ayo mahanga yose azaba ateraniye muri cya kibaya cy'Imegido kiri muri Isiraheli. Zekariya yatubwiye ko icyo gihe azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono uri mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Ayo mahanga azaba yiteguye kurwana nawe, nkuko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana 16 umurongo wa 14 ndetse n'umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedon. Ni ukuvuga ngo bazaba baje kurwana n'Uwiteka. Mbega ariko abantu Mana cyakoza Satani ni umugome kweri. Gushuka umuntu ngo ararwana n'umuremyi we birababaje. Abantu mutwumva muri irya no hino, abaperezida mubasha kumva ubutumwa bwiza, abagavana, abasirikare, igisirikare cyose cy'abanyarwanda mubasha kumva ubutumwa bwiza, reka tubabwire ngo nimwiyegurire Yesu kuko ntawe urwanya umuremyi we. Mbega amahanga atagira isoni kurwana n'umwami w'abami. Tubonye ko muri iyo ntambara Yesu Kristo azategekesha ijambo rye, ariyo nkota iva mu kanwa ke, ahamagara urubura kugira ngo rwica ayo mahanga. Ntabwo ari ubwa mbere Yesu azaba arwanishije urubura mu ntambara kugira ngo atabare ubwoko bw'Abisiraheli. Icyitonderwa, Ibyahishwe 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15 tuhasanga amagambo avuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona muri farashi y'umweru uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri, niwe uca imanza zitabera akarwanya intambara zikwiriye, amaso ye n'ibirimi by'umuriro, no ku mutwe afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse wenyine, yambaye umwenda wunitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye, mu kanwa kavamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayaragize inkoni y'icyuma. Ahangaha ni kuvuga ngo Yohana abonye Yesu agarukanye n'abera inzovu, abonye Yesu agarukanye n'itorero rye.
Yisomye mu Batesalonike urwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9 haravuga ngo kandi namwe abababazwa kubitura nukuzaruhukana natwe. Uyu murongo mu buryo busobanutse reka nguvuga muri ubu buryo. Kandi namwe abababazwa inyiturano Imana izabitura nukuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe ahora inzigo ku batamenya Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ngo hagati y'umuriro waka. Ni ukuvuga ngo hano urumva ko Paulo nawe agaragaje ko Yesu azagaruka agarukanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Mu gihe Yohana mu byahishwe 19 umurongo wa 11 avuze ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye amaso ye n'ibirimi by'umuriro no ku mutwe afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse wenyine yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. Ibyo ni bya bintu 9 Yohana ashatse kugaragaza ko ari Yesu uzabugarutse koko. Noneho ngo ingabo zo mu ijuru ziramukurikira. Izi ngabo yavuze ni izi ngo zari zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye nazo zicaye ku mafarashi y'imyeru. Izi ngabo harimo abera inzovu Enoke yahanuye bazagarukana na Yesu. Hanyuma Yohana ku gice cya 7 ababona mu ishusho y'ibicu. Niyo mpamvu yavuze ngo Dore arazana n'ibicu. Kubera ubwiza itorero rizaba rifite, Yesu azaba arivanye mu cyumba cyo kugororerwamo amaze kuryambika ubwiza amakamba atatse inyenyeri nkuko twabibonye muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 3 n'uwa 4 hatubwira ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru. Abanyabwenge bavuzwe ni itorero kuko biravuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka. Bivuga ngo itorero rya Kristo ni abanyabwenge ngo bazarabagirana muri icyo gihe bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru. Icya kabiri ngo kandi n'abahindure benshi kubukiranutse bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ubwo bwiza bazaba bafite niyo mpamvu Yohana ababonye mu ishusho y'ibicu. Yongera kubabona ngo bari ku mafarashi y'imyeru. Rero hari abera itorero rya Kristo, hakaba n'abamarayika Paulo agaragaje mu Batesalonike bazabagaragiye itorero, hakaba na Yesu uzaba uri imbere yabo ku ifarashi y'umweru, ku ifarashi y'umweru y'igitare yera. Ngo nabo kandi bazaba bari ku mafarashi y'imyeru. Iyo tugeze aha tuhita twiga ikintu cyitwa ifarashi. Ubundi ifarashi mu buryo bwa gihanuzi isobanura iki? Ifarashi mu buryo bwa gihanuzi isobanura ibintu bitatu. Icya mbere, ifarashi isobanura amakuba. Icya kabiri, ifarashi isobanura intambara. Icya gatatu, ifarashi isobanura ubushobozi. Ni ukuvuga ngo rero ifarashi igira ubushobozi bwinshi. Ariko kandi iyo ugiye gusoma, iyo ugiye mu mateka ubone ko kuva kera mu bihe by'abami hakiriho abampereri cyangwa se za empire, abami benshi bakundaga kurwanisha amafarashi. Ni ukuvuga ngo umwami wabaga ufite ifarashi, amafarashi ni nko kubona perezida w'uyu munsi igihugu gifite indege z'intambara za rakobota ndetse hakaba harimo na za burende. Umwami rero icyo gihe wabaga afite amafarashi ageranwa n'uwo muntu ufite ibyo bintu muri iki gihe. Rero ifarashi impamvu igereranya intambara ikagereranya amakuba kandi ikagereranya ubushobozi, nuko ifarashi igira ubushobozi ariko ifarashi ikabikoreshwa hehe mu ntambara. Kuba Yohana rero abonye Yesu aje ku ifarashi y'umweru, ifarashi wamaze kumva icyo isobanura. Isobanura iki? Intambara. Yesu azaba aje muri iyo ntambara izabera Harimagedon, Harimagedon. Kabiri, kuki iyi farashi ari umweru? Impamvu ari umweru nuko iyi ntambara Yesu azarwana ni intambara yera. Impamvu yera ni iyihe? Nuko ari we mwami udacurwa kibera. Intambara azarwana ni intambara y'ukuri imbere y'Imana, kuko azaba aje guhagarika abo banzi, abo bagome baje kurwanya ishyanga rya Isiraheli, banze guhinduka, banze gukizwa. Rero iyo ntambara irera imbere y'Imana. Niyo mpamvu Yohana abonye Yesu ku ifarashi y'umweru. Kuba ari ifarashi nuko ifarashi isobanura intambara, amakuba ndetse n'ubushobozi. Rero Yesu azaba afite ubushobozi muri iyo ntambara, ntawe uzamutsinda. Kabiri nuko nanone Yohana abonye ifarashi y'umweru, iyi ntambara izaba ari yera imbere y'Imana. Mu yandi magambo ni ya ntambara njye numva abayisilamu ngo ni jihad, intambara ntagatifu. Nta mwana w'umuntu urwara intambara ntagatifu, kuko umuntu wese wica undi muntu imbere y'Imana
aranduye, kuko twese turi abantu. Nta muntu wemerewe kwambura undi muntu ubuzima. Iyo umwambuye ubuzima, iyo ni intambara y'umwijima, intambara ya Satani. Intambara yera imbere y'Imana ni intambara Imana yirwaniye, kuko ibizi neza ko ari intambara y'ukuri, kandi ibyo iri gukora ari ukuri kwayo kuzuye. Noneho Yohana ngo yabonye n'abera inzovu, abona itorero, abona riri kumwe nawe, ariko aryita ngo ni ingabo. Ingabo zari zimukurikiye, nazo zihetswe n'amafarashi y'imyeru, ngo kandi zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Ngira ngo bamaze kumva ifarashi. Impamvu nabo bari ku mafarashi nuko bazaba bari kumwe nawe muri iyo ntambara. Yesu nashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono i Yerusalemu, uriya musozi werekeye mu burasirazuba bwa Yerusalemu, azaba ari kumwe n'itorero rye. Niyo mpamvu Yohana nabo yababonye kuri ayo mafarashi y'imyeru. Ni ukuvuga ngo rero ubu buhanuzi bw'ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 11 kumanuka kugeza ku murongo wa 21 ni ubuhanuzi burebana n'intambara ya Harimagedon. Tubonye rero muri iyi ntambara intwaro zizifashishwa. Twabonye ko ari intwaro zingahe? Twabonye ko intwaro ya mbere ni inkota yo mu kanwa ke azifashisha muri iyi ntambara. Mu yandi magambo ni ijambo rye. Intwaro ya kabiri twabonye ko ari urubura, nkuko tubisoma mu byahishuwe 16 umurongo wa 20 na 21 mu cyago cya 7 marayika wa 7 azasuka mu isi. Muribuka amagambo ko twayasomye ko havuga, hatubwiye ngo marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Ni ukuvuga ngo aho niho Imana izabije kurangiza neza intambara zose zagiye zibera mu isi. Niyo mpamvu marayika wa 7 asutse urwabya rwe mu kirere, ngo ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe. Urusengero ruvuzwe ni bwa buturo bwera Imana ibamo, bushushanywa na bwa bundi bwabaga mu isi muri Isiraheli ahera cyane. Noneho ngo ijwi ryavugiye muri urwo rusengero riti birarangiye. Ngo rimaze kuvuga ngo birarangiye, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Ibi byose birashushanya iriya ntambara izaba iri kubera hariya. Murabizi ko imirabyo ibaho mu gihe cy'imvura. None twabonye ko intwaro Yesu azifashisha kabiri ni urubura. Urubura rero mu gihe rumanutse ubwo n'imvura imiragwa nyine, nta mvura y'amazi izaba ihari, ni amahindu gusa. Turaje turebe urubura uburemere ruzaba rufite. Bibiliya yatubwiye ngo habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Inkuba nazo zivuga mu bihe by'imvura. Ngo habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo nikigeze kubaho uhera igihe amahanga yabereye mu isi. Ngo wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3. Imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana, ngo ihabwa agacuma k'inzoga ariyo nka z'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga, kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye ngo rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Tugiye kureba rero iby'urwo rubura. Izo nizo ntwaro Yesu azifashisha muri iyo ntambara ya Harimagedoni. Yesu ubwo azaba agarukanye n'itorero rye ku nshuro ya 2, azaba ahuruye aje kurwana n'ayo mahanga yose azaba ateraniye muri cya kibaya cy'Imegiddo. Zekariya yatubwiye ko icyo gihe azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono uri mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Ayo mahanga azaba yiteguye kurwana nawe, nkuko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana 13:14. Mbega amahanga atagira isoni kurwana n'umwami w'abami. Tubonye ko muri iyo ntambara Yesu Kristo azategekesha ijambo rye ariyo nkota iva mu kanwa ke, ahamagare urubura kugira ngo rwice ayo mahanga. Ntabwo ari ubwa mbere Yesu azaba arwanishije urubura mu ntambara kugira ngo atabare ubwoko bw'Abisirayeli. Haba mu gihugu cya Egiputa yararukoresheje kugira ngo akure ishyanga ry'Abisirayeli muri icyo gihugu, kandi urwo rubura rwari ruvanzemo n'umuriro. Ngira ngo murabizi mu gitabo cyo kuva ibice 9 umurongo wa 18 kugeza 24, Imana iri mu gutabara ishyanga rya Isirayeli rivane muri Egiputa irwana n'abanyegiputa, n'ubundi yakoresheje urubura. Kandi urwo rubura rwo ntabwo rwari urubura nguru rw'amazi, ahubwo rwari urubura rwakumuriro. Iyo ntambara Imana yarayirwaniye ubwayo, ikoresha urubura rwakumuriro kugira ngo ivane ishyanga ryayo rya Isiraheli muri Egiputa cyangwa se mu Misiri irijyana i Kanani. Saho honyine, kuko no mu gihe cya Yosuwa Imana yatabaye Abisirayeli ubwo baterwaga n'abami 5 b'Abamori, irwanisha urubura irubamanuraho rugenda rubahondagura. Imana ibatsinda kuri Azeka, kandi abishwe n'urubura barutaga abo Abisirayeli bicishije inkota. Tubisanga muri Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 11. Aho naho aba bami 5 b'Abamori bateye Abisirayeli. Yosuwa arabakurikira agenda barwanya, ngo baramusiga
Imana ati reka nze ni muri iyi ntambara ninjije kwirwanira kugira ngo mbereke ko ari njye urwanira ubwoko bwanyu. Hari abantu benshi bakunda gusa nkaho batesha agaciro Abisiraheli, cyane nk'abatemwe de Jehova bakunda gutesha agaciro Abisiraheli. Abisiraheli nubwo uyu munsi basa nkaho bahejejwe kubwo kwanga kumva ubutumwa bwiza, ariko baracyafite igikundiro ku Mana kubwa sekuruza wabo Aburahamu. Niko tubisoma mu Baroma 11:25 kugeza 28 cyangwa se 29. Haravuga ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenye iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Urumva ko Abisiraheli bafite isezerano ry'uko bazakizwa bose. Ubu harakizwa umwe umwe, barahejejwe. Ngo nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo ko tubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije ubwo nzabakuramo ibyaha. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwacu, ariko kubwo gutoranwa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza babo. Urumva rero uwo murongo uraremereye. Kubw'ubutumwa bwiza Abisiraheli babaye abanzi b'Imana ku bwacu, kuko banze ubutumwa bwiza, ubutumwa buhitabuza kuri twebwe abanyamahanga, baba bahindutse abanzi b'Imana. Ngo ariko kubwo gutoranwa n'Imana ngo bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza, kuko Imana niyo yitoranirije sekuruza wabo Aburahamu, Isaka na Yakobo. Rero Abisiraheli Imana yagiye batabara mu bihe bikomeye ikoresheje urubura, n'ubundi izongera kubatabara irwana n'ayo mahanga ikoresheje urubura. Nuvuga ngo Yesu azategekesha ijambo ryo mu kanwa ke ariyo nkota ye, avuge ngo urubura nirumanuke rubakubite. Tubonye ko bwa mbere Imana yakoresheje urubura itabara ishyanga ryayo rya Isiraheli, yari amabuye amanuka ariko yakumurira. Ngo Imana yongera gukoresha urubura itabara Abisiraheli nanone mu gihe cya Yosuwa, ubwo baterwaga n'Abamori, abami 5 b'Abamori. Bararwana, abami bariruka, Yosuwa agenda bakurikiye ariko barabasiga. Imana imanuka mu rugamba irirwanirira, iravuga ati kankwereke. Yongera kumanura urubura ngo rugenda rubahondagurira mu nzira kugeza ubwo abanyuma rwabatsinze ahitwa Azeka. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe abishwe n'urubura barutaga abishwe na Yosuwa n'Abisiraheli, bishwe n'inkota. Yosuwa 10:3 kugeza 11. None Yohana yongeye kutwereka ko Yesu azongera kwifashisha urwo rubura mu ntambara ya Harimagedoni, ubwo azaba ari kurwana n'ayo mahanga yose yo mu isi kugira ngo atabare ubwoko bw'Abisiraheli. Urumva n'inshuro gatatu Yesu azaba arwanishije urubura mu gutabara ishyanga rya Isiraheli. Bwa mbere ni muri Egiputa, bwa kabiri ni kurwanya abami 5 b'Abamori, bwa gatatu ni hariya mu ntambara izabera hitwa Megiddo cyangwa se mu kibaya cya Harimagedoni. Nanone nibwo azamanura urubura ategekesheje inkota yo mu kanwa kariyo jambo rye, hanyuma urubura rumanuke rubahondagura. Ubu tugiye kureba noneho rero uburemere bwa runo rubura. Ubu tugiye kureba noneho urubura Yesu azamanura muri kiriya kibaya cy'Imegiddo cyangwa se hariya mu kibaya cya Harimagedoni, arwanya ariya mahanga arumanuje inkota yo mu kanwa ke nk'uko azategekesha ijambo ryo mu kanwa ke. Uburemere bw'urubura ruzica abazaba baje kurwanya Isiraheli bakoraniye mu kibaya cy'Imegiddo, n'amaraso azameneka icyo gihe. Ubu tugeze ku kintu cya kabiri kivuga ku buremere. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko uru rubura Yesu azategeka kugira ngo ruze kwica ayo mahanga azaba yateraniye kurwanya ishyanga rya Isiraheli. Ibuye ryarwo rimwe bizaba riremera nk'itaranto, kandi rikatwereka ko itaranto ijya kungana n'uburemere bw'ibiro 25 cyangwa se kilograma 25. Twabisanze hano ku rwabya rwa 7 marayika azasuka, nkuko watubwiye ngo marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi renga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereyeho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanyamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngabo agacuma k'inzoga ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahonga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batoka Imana, ko icyago cyarwo gikomeye cyane. Usomye Bibiliya, nusoma hariya hantu dusomye, urebe hasi ku tuntu bita pajenari, turatuntu two hasi, urasanga ahantu hari ijambo rivuga ngo itaranto ni urugero rw'uburemere bujya kungana n'ibiro 25. Ni ukuvuga ngo urubura Yesu azamanura kuri Harimagedoni muri kiriya kibaya cy'Imegiddo ruzaba rurimo guhondagura
ziriya ngabo zose na bariya bami cyangwa abaperezida ruzaba rufite uburemere bungana n'ibiro 25. Tekeza ibuye rimwe kumanuka rifite ibiro 25. Umva ubwo buremere rizaba rifite. Iyi mirongo itweretse ko mu byago 7 by'imperuka bizasukwa ku isi, icyago cya marayika wa 7 kizaba ari intambara ikomeye ya Harimagedon. Yesu azahagarara ku musozi wa Elayono, ubwo nibwo isi yose izamurikirwa n'ubwiza bwe, kandi ubwoko bw'Abisirayeli uwo munsi nibwo buzamenya ko ari we Mesiya biyiciye, ubwo bazitegereza inkovu z'ikamba ry'amahwa bamwambitse ku mutwe we, n'imbereri z'imyobo iri mu biganza bye no ku birenge, n'icumu bamuteye mu rubavu. Bazaboroga babonye umucunguzi w'abari mu isi bose, bazaboroga babonye umucunguzi w'abari mu isi bose, ubwo azaza ashagawe n'itorero rye ndetse n'ibicu by'abamarayika benshi. Icyo gihe azategeka urubura kumanukira ingabo zose zo mu isi zizaba zikoraniye muri icyo kibaya, aho niho ruzabahondagurira. Hanyuma azafata Antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma, hamwe n'inyamaswa, aribwo butegetsi buzaba bukorana nawe icyo gihe, nk'uko Bibiliya ikunda kugaragaza ko ubutegetsi ari inyamaswa cyane nk'umuryango w'abibumbye. Danieli ibice 7 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8, ndetse n'ibice 8 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 27. Ibyahishuwe 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 18. Aho hose atwereka ubutegetsi nk'uko Imana igenda ibugaragaza ko ari inyamaswa. No kuvuga ngo n'iki Yesu azakora, azafata Antikristo ariwe muhanuzi w'ibinyoma, afate inyamaswa ariwo muryango w'abibumbye n'abasirikare bawugize ndetse n'abaperezida bazaba bahari bose. Bibiliya avuga ngo azabajugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ndagira ngo tumaze dusome mu Byahishuwe igice cya 19 mwumve iyi ntambara ukuntu bizagenda. Hari amagambo Bibiliya tubwira mu Byahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Haravuga ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha bashyizwe ikimenyetso cya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yakumwe n'amazuku ari bazima. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara ni intambara ikomeye cyane. Turaza kureba uburyo Yesu azashyinguriza ingabo. Murabona hano batweretse uburyo Yohana yabonye ya nyamaswa aribwo butegetsi umuryango w'abibumbye n'abami bo mu isi, ubwo n'abaperezida n'ingabo zabo bazabakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Urabyibuka ko twabisanze mu gice cya 19 umurongo wa 11, aho Yohana yavuze ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo, yitwa kwizerwa kandi w'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwanya intambara zikwiriye, amaso ye n'ibirimi by'umuriro, no ku mutwe afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine, yambaye umwenda wanditswe mu maraso kandi yitwa jambo ry'Imana. None 13 akavuga ngo ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye, ngo mu kanwa kavamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga, azaragize inkoni y'icyuma. Ubwo inkota ityaye ni ijambo rye azategekesha urubura ngo rumanuke guhondagura abo bantu. Ngo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ariko hano batubwiye ngo Yohana akimara kubona Yesu n'ingabo ze aribo torero n'abamarayika, ngo Yesu abona ya nyamaswa aribo muryango w'abibumbye, ngo n'abami bo mu isi, abo n'abaperezida, ngo n'ingabo zabo, abo niba abasirikare bose bakoraniye umuryango w'abibumbye, ngo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Noneho ngo ikintu cyabayeho Yesu yahise akora cyangwa azahita akora. Icyambere, ya nyamaswa ifatwa mpiri. Ikintu Yesu yahereyeho no gufata inyamaswa umuryango w'abibumbye bawugize bose. Icya kabiri, ngo na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere y'iriya nyamaswa cyangwa wakoreraga ibimenyetso imbere y'ubutegetsi bw'isi ariwe Antikristo, ngo nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yakumuro n'amazuku. Icyo nicyo kintu cya mbere Yesu azakora, ni ugufata umuryango w'abibumbye igisirikare cyabo cyose ndetse
no gufata antikristo ngahita bajugunya mu nyanja yaka umuriro. Tugiye kureba noneho rero muri iyi ntambara se azaba ari kurwana nkuko twabonye ko azakoresha intwaro ebyiri, ijambo rye ari inkota iva mu kanwa ke ndetse no gutegeka urubura rukamanuka. Twabonye ko urubura ngo uburemere bwarwo bungana n'itaranto, kandi batubwiye ko itaranto ifite urugero rw'uburemere bw'ibiro 25. Ubwo azaza hamanuka amabuye afite ibiro 25, ibuye rimwe, noneho bihondagure ba bantu, bibahondagurira muri kiriya kibaya cy'Imegiddo cyangwa se Harimagedoni. Noneho hano tugiye kureba amaraso azameneka ngana iki. Murebe namwe ayo mabuye ahondagura imitwe y'abantu ajanjagura. Tekereza ibiro 25 bimanutse bikakubita ku mutwe w'umuntu. Nukuvuga ngo umutwe washwanyagurika, usanga na hano usaraturitse n'agatuza gaturike. Noneho tugiye kureba rero aya maraso y'izo ngabo azameneka azatembagire hehe. Amaraso azameneka y'izo ngabo azatembagire hehe. Ibyahishwe 14:14 kugeza 20 hatubwira iby'imisaruro ibiri. Umusaruro wa mbere ni w'abakiranutsi, umusaruro wa kabiri ni w'abanyabyaha. Ubuhanuzi bw'uyu musaruro wa kabiri ari w'abanyabyaha bwerekeza cyane kuri iyi ntambara ya Harimagedoni. Umurongo wa 18 n'uwa 19 w'iki gice tumaze kuvuga hatubwira ko abanyabyaha bagereranywa n'umuzabibu w'isi unetse, kandi ko uwo muzabibu uzajugunywa mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uyu muvure bavuze hano ugereranywa na cya kibaya cy'Imegiddo. Kuneka ko uyu muzabibu bigereranywa n'ibibi abantu bakora ari byo byaha. Icya gatatu, kujugunywa mu muvure ari wo mujinya w'Imana bigereranywa n'uburyo Imana izasoka umujinya wayo kuri izo ngabo zizaba zikoraniye kurwanya Isiraheli. Uwo murongo uratubwira ngo uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi ageza stadiyo 1600. Byahishuwe 14 umurongo wa 20. Aha bashatse kutwereka amaraso azameneka muri icyo kibaya. Ubwo urwo rubura ruzaba rurimo guhondagura ayo mahanga azaba ahagarariwe na antikristo. Ayo maraso azameneka y'abo bantu azatembageze stadiyo 1600. Niko batubwiye ngo uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi ageza stadiyo 1600. Aha bashatse kutwereka amaraso azameneka muri icyo kibaya ubwo urubura ruzaba rurimo guhondagura ayo mahanga azaba ahagarariwe na antikristo. Ayo maraso y'abo bantu azatembageze stadiyo 1600. Nukuvuga ngo gutemba akageza stadiyo 1600, aho ni mu murambararo. Mu burumbarare azaba agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi mu buryo bw'ikigereranyo. Reka turebe icyo bishatse kuvuga. Stadiyo ni urugero rwa metero 200. None batubwiye ko ayo maraso azatemba akageza stadiyo 1600. Nukuvuga ngo iri jambo ngo stadiyo ni urugero rwa metero 200. Muri iki gice cya 14 uze kureba hasi kuri pagenare urahasanga n'ubundi kandi ubusobanuro bwa stadiyo. Bavuga ko stadiyo ari urugero rwa metero 200. None batubwiye ko amaraso y'aba bantu bazicirwa mu kibaya cy'Imegiddo ngazatembageze stadiyo 1600. Ubwo turafata rero 200 dukuba 1600 turebe aya maraso mu murambararo azatembagere hehe. Hanyuma mu burumbarare batubwiye ko azagera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi. Aho ni mu buryo bw'ikigereranyo Yohana ashaka kwerekana ayo maraso uburyo azaba ameze nk'uruzi. Ifarashi ni inyamaswa ndende. None niba aya maraso azaba agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi, murumva aya maraso ko azaba angana? Murumva abantu bazapfa bagwa muri iki kibaya cy'Imegiddo. Noneho mu burebure batubwiye ko azatemba akageza stadiyo 1600. Hanyuma stadiyo bakatubwira ko ari metero 200. Turafata rero metero 200 dukuba 1600 turebe mu murambararo aya maraso azageraho. Azatemba agere muri kilometero 1320. Nukuvuga ngo amaraso y'abantu bazicirwa muri kiriya kibaya cy'Imegiddo cyangwa se muri kiriya kibaya cya Harimagedoni, ari urubura ruhondaguye aba bantu, azatemba ageze cyangwa agire muri kilometero 320. Ubwo bare nawe wumve kilometero 320 aho zigera. Noneho Yohana yongeye kugaragaza ko mu burumbarare azaba ageze ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi. Ndibwira ko niba warabonye ifarashi uzuko ireshya, aya maraso azaba ameze nk'ikiyaga kubera ubwinshi bw'abantu bazicirwa kuri uyu musozi w'Imegiddo cyangwa se muri iki kibaya bishwe n'Uwiteka.
wabyumvise abantu bazapfa. Urumva ayo maraso kuna azaba ameze, ni ukuvuga ngo abantu bazicwa n'urubura mu kibaya cy'Imegiddo, amaraso yabo azameneka. Ikigeranyo Yohana yatanze ngo azatembagize sitade 600, sitade bakatubwira ko ari metero 200. Urafata 200 kuba 600, ubona ibirometero 320, ubwo azatembagira muri ibyo birometero kabiri. Yohana yongeye kugeranya ko mu buryo bw'urumbarare azabagira ku bikoba byo ku majosi y'amafarashi. Reba ifarashi kuntu ireshya. Urumva rero n'uruzi, ni ikiyaga. Abo ni abantu bose bazicwa n'urubura Yesu azategeka ko rumanuka ari gutabara ishyanga rya Isiraheli. Reka turebe noneho aba bantu bazashyingurwa he. Turi gusatira gusoza iby'intambara ya Harimagedoni. Ninde uzabashyingura? Icyo ni icyambere. Byahishwe 19:17 hatubwira ko mbere yuko Yesu yica abo bantu, hari marayika uzahagarara mu zuba agahamagara ibisiga byose bigurukira mu kirere, akabibwira ko byitegura kurya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'umudendezo n'iz'abimbata aboroheje n'abakomeye. Ubu ni marayika. Byahishwe 19:17 haratubwira ngo mbona marayika ahagaze mu zuba arangura ijwi rirenga abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya by'Imana ibagaburira, murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'umudendezo n'abimbata aboroheje n'abakomeye. Ubwo turi kureba noneho ese aba bantu Yesu azicisha urubura, izi ngabo, aba batware, aba basirikare, aba baperezida bazaba bishuye muri iyi ntambara yo kurwanya Uwiteka, Bibiliya igeranye n'abami, bazashyingurwa he? Yesu azabashyingura he? Kuko niwe uzabishyingurira. Batubwiye marayika rero uzahamagara ibisiga byose. Ubundi Imana ifite ibisiga yibikiye. Hari ibisiga ubu tutazi, tutarabona. Njye nabibonye mu ntambara. Nabonye aho inkongoro 2-3 zijya ku ntumbi y'umuntu zikamurya mu minota ingahe zikaba ziramurangije. Hari ibisiga Imana yibikiye ku buryo igisiga kimwe kizakijya ku muntu kigahita kinywa n'amaraso n'ibiki byose kigahita kirangiza hasagara amagufwa yonyine. Ibi birahari, Imana irabifite. Ushobora gusanga ari igisiga gipima amatoni n'amatoni. Ibyo rero ngo Yesu azabihamagara, kuko tubonye marayika uzabihamagara muri icyo kibaye ngo bize birye. Mbere yuko Yesu yica, marayika azabanza guhagarara mu zuba abihamagare bize, byitegure abantu bagiye gupfa kugira ngo bitangire birye. Ubwo nibyo bizahanagura bikongera bigatunganya muri kiriya kibaye. Imana yifitiye ibisiga byayo yateguriye kuzakora isuku muri icyo gihe. Kurya izo ntumbi z'abantu bazaba bishwe n'urubura niko gushyingurwa kwazo. Bibiliya iratubwira mu byahishuwe igice cya 19:21 ngo abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa kwetswe n'aya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Twabonye ko Yesu naza, ikintu azabanza gukora mbere y'intambara nuko azafata antikristo, agafata inyamaswa aribwo butegetsi, akabafata akabajugunya mu muriro. Noneho izindi ngabo rero aribo Bibiliya yise ngo nabasigaye, ngo bazicishwa inkota ivuye mu kanwa kwetswe n'ifarashi, ari we Yesu. Iyo nkota twabonye ko ari ijambo rye. Azategeka urubura rumanuke ruhondagure. Noneho rero gushyingurwa kw'izo ngabo batubwiye ngo ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Ku murongo 21 nibyo bizabarya, nibyo bizakora isuku, hanyuma byongeye bitunganya aho hantu. Uko niko gushyingurwa kw'izo ngabo zose. Yesu niwe uzazishyingurira, azazishyingura mu nda y'ibyo bisiga. Iyo niyo ntambara ya Harimagedoni. Ni ukuvuga ngo aha tubabwiye mu ncamake, ariko umuntu ushaka kumenya byinshi nagure iki gitabo Ukuri Nahishwe. Kiraboneka mu ntara, barimo baragitwara hirya no hino mu bihugu bitandukanye, Burayi, Amerika, muri za Australia, za Aziya. Abantu benshi barimo baragitwara ko turi kucyohereza rwose, post irimo kucyohereza hirya no hino. Rero ugikeneye watubwira. Ni mu buryo buri samari, ngira ngo irumvikanye iyi ntambara, uburyo izarwanwa, abazarwana na Yesu n'ubuyigesa intwara zifashisha mu kurwana. Ntago rero Yesu azifashisha intwaro z'umubiri, ni urubura. Kandi ngira ngo murabizi ko n'ubundi teka ryose y'imvura iguye ku mbunda ntiyarasa.
uri imbunda yakonje ntiyaraza. None wese azamanura urubura icyo gihe ngo rubahondagure, kandi ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Nyuma yo gufata Antikristo ariwe muhanuzi w'ibinyoma ndetse n'ubutegetsi ariyo nyamaswa, umuryango w'abibumbye n'igisirikare kiwurimo n'abaperezida bazaba bari muri iyo ntambara, bose akabajugunya mu nyanja yakumura n'amazuku. Hanyuma ngo abasigaye bose izindi ngabo zose agategeka urubura rukamanuka rukabahondagura. Nyuma rero ibisiga bikaza kweza isi, bikaza kweza muri kiriya kibaya bihaga intumbi zabo. Ngiyo intambara ya Harimagedoni. Bene data, turaburira buri muntu wese kuba maso no gusoma ibyanditswe byera akarushaho gusobanukirwa. Ubu turi gushaka kumenya ibyiringiro byacu bizaherera he. Ese Bibiliya ivuga iki? Iki ni igitabo kibyahishuwe kugira ngo buri wese acyumve neza, nugisoma ubashe kumenya ibyiringiro byawe. Turasaba buri wese kutazaboneka mu ruhande rwa Satani, kutazaboneka mu ruhande rw'abarwanya Uwiteka. Abaheburayo igice cya 10 ndibwira kuva ku murongo wa 26 na 6 na 7 n'umunani aho haravuga ngo erega biteye ubwoba gusomerwa n'amaboko y'Uwiteka. Amahanga yose arimo arirundanyiriza hamwe nk'inzoga y'itende, barakorana n'umwanzi, imyuka iri kubinjiramo, bari kwitegura kurwanya Uwiteka, kandi nta warwanya Imana. Ariko turasabira umuntu wese ngo mwene data uramenye itazaboneka mu ruhande rw'abarwanya Uwiteka, kuko biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ishobora byose. Biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Turaburira abami, turaburira abaperezida, turaburira igisirikare, abantu mwese nimuhungire kuri Yesu, nimushaka Imana, nimukizwe, nimwizere w'Imana yatumye Yesu Kristo, kugira ngo mutazaboneka mu ruhande rw'abarwanya Imana. Dusoje ingingo ya 5 ariyo ntambara ya Harimagedoni. Tubaye samari igitabo cy'ibyahishuwe hariya, uzaza usoma ugira icyo wumvamo. Ariko ngiyi ntambara tumaze igihe tumva abantu bayivuga, bayisubiramo, bakayivuga uko bashaka. Twasobanuye amateka ya Harimagedoni, kari ahantu atari ikintu cyangwa se intambara. Twaraherekanye Harimagedon. None turi gusobanura iyi ntambara izabera muri iki kibaya cya Harimagedoni uko izaba imeze. Tubonye uzayirwana kari Yesu arwana n'ingabo zose zaba zikoraniye muri icyo kibaya. Cya kabiri tubonye intwaro Yesu azifashisha ni inkota, ari ryo jambo rye. Azategeka urubura rumanuka ruhondagura abantu. Urubura ruzaba rufite uburemere bw'ibiro 25. Tubonye amaraso azameneka y'abo bantu, ibirometero azatemba akagiramo, kazatemba akagira mu birometero 320 mu murambararo. Hanyuma mu burumbarare tubonye kazaba agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi mu buryo bw'igishushanyo. Ubwo ni uruzi, ni ikiyaga, murumva ko hazapfa abantu benshi. Ikindi tubonyeho Yesu azashyingura izo ngabo, nuko marayika azagara mu zuba akarangura ibisiga byose bigurukira mu kirere, ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Hanyuma tubonye ko Yesu azashyingura izo ngabo zose n'ayo maraso mu nda z'ibisiga, nk'uko twabibonye mu byahishuwe cya 19:21 bavuga ngo abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa kwetswe na ya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Dusoza twerekana rero Antikristo ariwe muhanuzi w'inyuma, ubutegetsi ariyo nyamaswa, umuryango w'abibumbye, uburyo bazajugwa mu nyanja y'umuriro. Tuzakomeza ku ngingo ya 6 turi gusobanura uburyo Satani azabohwa. Hanyuma tunakomereza kugaragaza uburyo Antikristo nk'umuhanuzi w'ibinyoma n'inyamaswa bagomba kumara imyaka 1000 bafungiye muri iyo nyanja y'umuriro. Satani wabohewe ahantu he, hanyuma rero Satani akazabasangamo nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Ubwo tuzakomeza ku ngoma y'imyaka 1000 ari ingingo ya 6. Dukomeje kuguha ikaze ngo ubane natwe, reka dusenge. Nyakubahwa mugiye dukunda, turagushimiye kuko uyu mwanya mwiza ubanye natwe kandi tuganira ijambo ryawe. Fasha umuntu wese wumvise kugira ngo arusheho gukomera mu rugendo, kandi umurinde kunanirwa, ndetse n'abatari bumva ubutumwa bwiza bukomeze kubagiraho, abantu bahinduke. Uturinde kuzaboneka muri kiriya gihe mu ruhande rukurwanya, yaba uyu munsi yaba ejo, ntituzigiye uzagarukira, ariko ubutumwa bwiza reka bukomeze kwamamara, abantu barusheho kukumenya. Ngaho rero habwe kuzo n'icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, no tubyamaje twizeye, amen. Imana iguhe umugisha cyane muvandimwe, Imana ikomeze kwitaho ikiganiro n'akagaruka. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.